gutunga imodoka uzazicuruza. Niko Imana imbwiye. Imana irambwiye ngo niyo yakurinze kuva muri gereza, niyo yakurinze kwitwa n'impanuka, niyo yakurinze abagome bigeze bagutega kugira ngo bagushimute. Imana iguhagararaho. Umva uko Imana ivuganye nanjye. Irambwiye ngo umugisha wawe iwushize mu bihugu bitandukanye, ariko nubwo bimeze guco naha muri Afurika ibikorwa. Amen. Bushima. Hallelujah. Abanyezi bazitandukanye ushaka wanatera inkunga mu buryo butandukanye. Ushobora kwandikira kuri WhatsApp, ushobora kohereza ku buryo bw'amafaranga cyangwa se bw'amasengesho. Ariko cyane ibageza ijambo ry'Imana igakomeza pande zose urahari Imana, pande zose urahari Imana we. Curanga neza ujya impande zose urahari Imana, pande zose urahari Imana. Ubana n'abafite amaso ukabana n'abafite mu giterane Musanze, uzaje wubaha abashumba. Arambwira ngo gahunda zose ufite wanyemerera ukazisubika, ariko unyinginga ukiyo mvuga ngo sindajyayo. Reka mbabwire, iyo uteranye kenshi utera imbere. Aba bantu ko batanyumvise ndabagira nte? Ndashimira Imana disi nguriya Rugaba na Mama Sava. Nanjye ndi umusitari mugenzi wanyu. Turashimira Yesu watugize abangaba turibo. Ntabwo biba byoroshe. Uretse Yesu ubona ko bidukwiriye akabiduha. Amen. Noneho nejejwe nuko turi mu nzu y'Imana. Amen. Amen. Arambwira ati wanyemerera, ariko mpendahenda. Arambwira ati wanyemerera kuwa gatandatu ku itariki 16 tukazajyana i Musanze, ko ari wowe nshaka kubwiriza. Ndabwira ati si ubu wamperera wawe nawe akazi akaba ari utwakira k'abantu mwatuye i Musanze, akadushakira hoteli nziza aho ni twebwe ari kubishakira. Uzaje wubaha abantu Imana yahamagaye, yateruye ibintu byayo ibibika muri bo, burya nibo muyoboro Imana izakoresha ikaguha bya bindi yakubwiye. Ageze gusa hakaza amazi ashyushye, hakaza amazi akonje, maze umutware wanjye akabereka ati sheri narambagije neza sasa. Ati vraiment umugore utumye ndara muri hoteli, vraiment ndaye muri hoteli ntajanye n'indaya, ntajanye na derira, ahubwo najanye n'umugore w'isezerano. Maze nanjye ngatereka amaso ku mwebwe muri kubona afite amavuta ari hejuru. Ubu noneho ndari ifuti naje n'imodoka.
umuntu wese urataha Nyabugogo andebe muheri ifuti. Mwami wanjye Yesu uri ngabinkingira ngo simbere n'inyuma singikangwa na Satani ngo simbere n'inyuma singikangwa na Satani. Satani kuko ari umwanzi aneza ibibazo byinshi, ubupfubyi no kwigunga, ubukene ndetse n'indwara, gupfusha no kwiganyira, abanzi bahagurutse kurwanya. Ariko ijambo ryawe rikomeza umutima, Mwami wanjye Yesu uri ngari. Mureke mpanure, ni ukuri kw'Imana ngiye mbonye mama Sava yuriye indege agiye hanze. Kampanura ibindi, Imana irambwiye ngo ahantu yasebeye niho imusebe zuriye. Mbonye umuntu ari kuza aravuga ngo ntitaye kuyo bakuvuga, ntitaye ku mahwa yakujombye, ntitaye ku waguhemukiye, ntitaye ku wavuze ngo ntacyo uzimarira. Yekona mbona marayika ateze umugongo usimbukiramo arakubwira ngo burya wararize mbireba ko ari ukugira ngo ngukuremo umuntu uzabamo umuntu ukomeye. Mbonye Imana ikubatse irakubakira, mbonye Imana ikuzamuye, mbonye Imana igukuyeho amabyi, mbonye Imana ikurengeye. Numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo uwabitsemo umukozi wanjye wa none n'uw'ejo hazaza. Mureke mbabwire iby'Imana yavuze byose bizasohora. Buri wese nasubiza amaso inyuma, dore imodoka ya Nyirapasika. Nyandwi nayikamere, yewe Nyandwi naguhamagaye wanze kunyumva. Nyandwi cyangwa Julius mugende muyerekane Imana iba yakoze. Yewe roko ya baba shandana baba manura kamera imwe. Mana wangiriye neza, Mana nanjye ndagushima. Sawa ntabwo wandemanya amahembe cyangwa ngo ndemane umurizo, ndemye mu ishusho yawe Mana, reka ngucinyira akadiho. Umva twageze mu gakiza kawe, wasanze ari ico kigondera ubuzima, abari bishwe na bwakibyaha warabasize ubaha icubahiro cyawe. Murekeraho iby'Imana yavuganye nawe bizasohora. Ku mugaragaro izuba riva i Musanze, abantu bateranye, Imana ikoresha umubyeyi ampereza kontakti
narize Imana ishobora kuba yaramubitsemo bya bindi yakubwiye. Ujye wubaha umuntu uwo ari we wese uhuye nawe, kubera ko Imana iguhuza n'umuntu hari impamvu. Muranyumvise? Ngewe Apostle Mignone antumira bwa mbere nari mu ideni rya banke, iwanje barazanye impapuro za cyamunara. Abantu birirwa bavuga abantu b'Imana nabi, ni akazi kabo. Nari mu ideni cyamunara, baramanitse impapuro. Ndi gusenga ndi ku musozi, umuhanuzi arahansanga w'umumama arambwira ngo mada, ideni riguhangayikishije, humura Imana iraryishura. Arambwira ngo nushake witahire, kuko mbonye ugiye kwitaba telefone. Iyo telefone ni umushumba w'umugore uzaba aguhamagaye mu mujyi wa Kigali. Ukimara kwitaba iyo telefone, ideni rizaba rirangiye. Hamaze iminsi 3 gusa, Imana ifite abakozi bayo. Imana iracyafite abakozi, ndacyabihamya. Imana iracyafite abakozi. Hanyuma nyuma y'iminsi 3 gusa, mbona telefone iramamagaye, arambwira ngo pita, nibuka ko mubona ku mashusho mediya. Arambwira ati wanyemerera ukaza kubwiriza kwa gatanu. Ariko kwa gatanu nageze Kimihurura. Ijambo nabwirije ijambo rivuga ngo isengwa niho Yesu yahagaze arakurokora. Ndabwiriza abantu barafashwa. Yesu we, dushoje aja kutwakira muri biro. Arangije turi kunywa icyayi, arambwira ngo wanyemerera nejo ukarara no ku cyumweru ukazatubwiriza. Ndamubwira ngo se nekeretse mpamagaye umutware, kandi dore nazanye imyambaro y'uyu munsi gusa. Komeza duhugure mubyeyi wacu, turagukunda. Kandi ikiganiro camfashije n'impamvu nishimiye kukibagezaho mwe mudukurikiye. Mubyeyi wacu ni mwiza cyane, aratwigisha, arafashwe cyane. Comment, like, share n'ibyo bintu nabyo biba bikenewe kugira ngo mudushigikire. Wowe ahita hamagara protocol. urabona ubaye w'ibihumbi 3 na ibintu 3 byose byadukurikiye, nabyo turabishimye, dukwiye bivanye ku mutima wawe. Umwenda wose akora kataraboneka muri beza cyane. Kumwebwe bya bindi Imana yakubwiye ibihishe mu bantu bayo yahamagaye. Ahise bajyana muri shike, gakora kumwena ndi n'uyu nari ngukeneye. Inaka kaba keza. Yewe turangije kugura. Arambwira ati wari uzi n'ikindi, ati umushumba yateguye ko murarara muri hoteli. N'ubwa mbere nari ndaye muri hoteli. Arunama arambwira ngo ideni uri kuryibuka, wakwibagirwa ideni? Nanjye mba ndigirije arambwira ngo ayo yose uvuze tabuzemo na rimwe, wanyemerera ukampa nimero za konti. Ako kanya kanda akanyenyeri na ati Imana irambwiye ngo umutwaro wari wikoreye irawugutuye. Ni Imana yari ivuye mu ijuru yakoreye mu mukozi wayo. Imana iramenya ko abantu bagiye kubatereza cyamunara.
Imana imenya ko waje kuyivuga ufite umusonga. Imana imenya ko abana banjye batazaba inzererezi, ikambagararira ku rugo, kanyishurira ideni. Arangije ati wanyemerera ukampa nimero z'umutware. Mutware wemeye kukurekura iminsi 3 dukwiye kumugurira fanta. Aba yohereje kuri nimero umutware abaramamagaye ati ko banzi wacu tuhagurishije. Ndibiki ati ko kuri telefone haje hari abakiriye wavuganye nabo. Ndibiki ati ko mbonye amafaranga kuri telefone. Icyo ni igisubizo cyo kuba wararongoye umuhanuzi kazi. Izo zari ingingo z'ingenzi. Ku cyumweru ndabwirije, kimara kubwiriza arahaguruka aravuga ngo umwuka w'Imana antegetse kuzatembereza Nyirapasika kamujyana Dubai. Nari nararose nicaye mu ndege ndi muto, birota mfite imyaka 12, ngiye kubaza pasteur wari uyoboye, arambwira ngo warose uri mu ndege niye. Ati n'umukandara wawe wambaye? Ndi nambaye. Ati yo ubwo ugiye gupfa. Nongera kurota nicaye mu ndege maze kubyara umwana wanjye wa kabiri witwa Baraka. Hanyuma Yesu we ndagenda mbaza amabukwe, nagiraga amabukwe muhanuzikazi. Nabwiye nti nongeye kurota inzozi. Ati warose ngo ikindi? Narose ndi mu ndege. Ati n'umukandara? Ndiye. Abage mu mukativure madongo ndibaza sasu wa santi. Amina teremeni amina. Ati Imana irambwiye ngo ugiye kurira indege, uzaje uragenda mu ndege kuko umuntu agenda mu modoka. Umugabo wanjye twari turi kumwe, mama we aramwitegereza aramubwira ati kandi ntuzarakare. Umugabo wanjye afashwa muri silence ati sinzarakara rwose. Amen. Bageze Dubai, n'ubwa mbere nari ndemye isoko. Avuga ati abakozi b'Imana mubashakira amadolari baje gushopinga. Turagiye tugurira abagabo bacu amapataro, tuguriye abana bacu. N'urutse indege ngeze hari Kanombe, umutwara baramamaga ati sheri, nanjye ntishu. Ati muraza muri bangahe? Ngaho da. Murahagera sangahe? Turimo bangahe? Iyo kwibutse baguhamagara mu bwinshi. Oya muje mureka tuvuge Imana, ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Iyo ndi iwacu ku itorero abantu buzura umwuka wera ntarabwiriza. Muje mureba kuri YouTube nge ndi umukristo wo mu itorero udatenze. Iyo ngiye guteranira iwacu gusa kumbona bahita babona Imana ikora ibitangaza. Kuko banzi naburaye, bazi nambaye ubusa, bazi ntazi gutebeza. Musiri muratebeza nijoro? Simwebwe banzi ndi nyagupfa, bazi Imana iri kungirira neza. Iyo mbibwiye abatanzi babona ari nk'ikinyamakuru, ariko mureke mbabwire Imana yacu irakora. Imbaraga zayo zirenze uko tuzivuga. Ni Imana ikura umuntu mu busa ikamuhindura umuntu. Ni Imana inyuranya amaboko aho wamwariye ikahakumwarurira. Jewe umuntu yaramanuriraga akambwira ngo Imana iguhaye inzu, yabuze ibyo avuga. Yampanurira ko ndiye ko bihagije. Nari yanze, ariko ndashima Imana izura umuntu. Ngo uri mu iteraniro nyemerera unyumve. Ibyo abantu bavuze bitagaciro.
ariko iby'Imana yavuze birasohora. Inzira bizacamo ntizikureba, icyo usabwa ni ugukiranuka. Mwakomera Imana amashi, mwakomera Imana amashi. Izo zari ingingo z'ingenzi. Amakuru arambuye ni 6:45. Mami haleluya. Ntabwo uzicwa na diyabete cyangwa umuvuduko cyangwa ibihaha. Izi ndwara zose zidakira, bonye marayika gukingiye. Bonye marayika gukingiye, arambwira ngo humura, Imana ikubereye urukingo. Umuririmbyi haleluya, haleluya. Bonye umuntu yarafashe imisumari ayitega imbere yawe, arangije ashiraho agataka kugira ngo yikandagiremo. Urahageze uje ukunda umushumba wawe, nuko asohotse. Urahageze mbona mushumba aragusinyaye, arakubwira ngo wirangara kuko watezwa amahwa. Uramubwira ngo uyabonye ute ko ngewe ntayabonye? Aravuga ngo nshinzwe ukubera amaso. Yahise aza arihuta amahwa, iyo misumari ayikuye imbere yawe, arakubwira ngo ngaho genda, kandi menya ko aho wari kugwa utakihaguye. Bita imitego watezwe n'abantu utazi, ariko Imana irambwiye ngo ntabwo uzayigwamo. Uwo mwicaranye mukore mu kiganza, uyu Trelas Contrevenir Elisoy de Mansel arebe hano, kubwire ngo ibiganza byawe uhereye umunsi icyo uzongera gukoraho cyose kizagira umumaro. Hari urara majoro, ariko ugasanga aho gutera imbere uri gusubira inyuma. Ariko umva uko Imana imbwiye, irambwiye ngo imbere yawe hari zahabu. Imana iguhaye umugisha. Uyu mugisha urambukiranije, wambutse imipaka, wambutse imipaka, kandi wambutse imipaka, kandi wambutse imipaka. Uzagira umugisha wo gucuruza amamodoka, ntabwo uzatu. Amen. Ndimo mbona umugezi hano. Uyu mugezi ndi kuwubona, mbonye abantu bari kuvoma amazi, ariko muri abanyabwenge. Mbonye muvomye mukanywa, ariko mukagira ayandi mubika. Buri wese aranyweye, ariko nkabona kandi ni mwese. Iri teraniro ntabwo risanzwe. Abatabizi baravuga akaruha, kuva aho tukajya hehe, ariyo ufite amagambo meza y'ubugingo. Sili ne confessai Livanga kuakijite Harivanga kurivo Numubona bagena Numubona barua Ariko basaruka Again
nabafunze nzakomeza kugaruka tubazaniye ka mikoro tuba tuvugira mu ntabwo gukorera Imana nta gihombo ka mikoro rero cyane karahenda kareba twebwe na nyuma y'ubuzima iby'Imana bitangira ubona nta shusho ko bigenda bigaragaza ishusho iby'Imana bitangira ubona bigenda gake ariko birangira bigize imbaraga bya Satani bitangira ubona bishashagirana ariko mureke mbabwire bashimire rero mwese bakunzi ba iwacu A&B TV kuri muri abantu bagaciro kuri twewe kuko burya iyo umaze kubona urukurikiwe n'ibihumbi 3 usibye gushima Imana kubona 500 birahageze navuye mu ishuri ndi muto ni ikintu cyiza cyane tuba mu buzima bugoranye Imana ikambwira ngo nzakugirira neza nahawe kugira ngo Imana ikambwira ngo izina ryawe nzaryamamaza gashaka inzira bizacamo umubyeyi mukunze tuguhuza nawe kamuha nimero ye ubundi mukavugana akaba yanagusenya gusabira imigisha ntabwo ijambo ry'Imana rirangira rero kuko icyo usabwa ni uko like share subscribe ubundi kugira ngo Imana ikambwira ngo urugo rwawe ruzifuzwa n'uwari we wese turekera aho kabona ntaho byaca ubutaha turabakunda cyane turabakunda cyane kandi mukomeze kugira ibihe byiza Imana ibahe umugisha sawa ciao ubundi ya Pascal tube tumurekeye musaza wanjye dukurikirana video zacu nakagaruka ajya mu isoko ajya kugura imyenda y'umwana byaye umwana wa kabiri witwa Baraka mubyara bambaze baduca 8,000 umutwara arayabura arambwira ngo sheri ndagukunda ariko nta mafaranga nabona yo kukwishurira twigira inama yo gutoroka ibitaro mfite igisebe bakazaja banyomora bakoresheje ubuki nabuze 8,000 ariko uyu munsi uwo mwana ari kwiga mu kigo cyiza nanjye mpamagarwa mu nama z'ababyeyi kagenda abana bari kumbwira bati